weje kuwa gatanu uzi ko nakiriye abantu 8 bose bari kumbwira ngo ibintu nabahanuriye byarasohoye amavuta. Haleluya. Imana nyaye cyubahise ndi guhatwa n'umwuka mvugira ngo amen ariko numvise ndi guhatwa n'umwuka yuko tugiye kugira uti hano turi ni kukaraba tugiye gupfukama mbere uko tujya mu ijambo ry'Imana dusengera abantu bafite ibibazo bimeze utyo. Izina rya Yesu uyu ni Concorde apfukamye mu izina ry'abagabo bose badafite akazi, mu izina rya Yesu apfukamye mu izina ry'abagore bose badafite akazi, apfukamye mu izina ry'abasore badafite akazi, apfukamye mu izina ry'abakobwa badafite akazi. Uyu munsi wa none manura akazi ku bwoko bwawe, ibitariki buri wese yitangirane ibyishimo. Urakoze nyinga bimana yigeze imbwira ngo ndirahiye nduwiteka ngiye kwemeza mama wawe ko ndi Imana usenga. Mukuru wanjye aza kubyarira mu rugo avuye mu Buganda, ageze mu rugo kubyara biranga ndagira ntera. Haleluya, amen. Nja gusenga ari kuwa gatatu, ari kuwa kangahe? Imana irambwira ati mwana wanjye genda umbwirire mukuru wawe ngo ndi Imana ivuganye nawe ngo azabyara kuwa gatanu. Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali ari impanga mu b'ikinyarwanda turabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka nshimira abantu bakanze subscribe bakadushyigikira tukaba ku umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda gusabiye umugisha. Nta mpamvu yo kubicisha irungu, twaje mu mbeho nyinshi ariko nta musirikari ujya utinya imbeho, natwe turabasirikari ba Yesu. Niyo mpamvu nigena Claudine yicaye hano mu mbeho, nanjye uri nyuma ya kamera kuri mikoro nitwa Hatumimana Concorde. Arimo kwambara agasaha kugira ngo aze kujya areba igihe kuko igihe na amafaranga tutaza kwica igihe. Claudine tugwaye ikaze. Murakoze. Muraho neza? Yego. Suza abakunzi ba Concorde TV show. Haleluya, haleluya. Yego no. Arabagatulika badukurikiye Kristo Yesu akuzwe. Yego di. Arabasigamu badukurikiye salama reko. Yego. Hari n'abadive bagavugaga ngo mwiriwe. Uyu munsi ni ku isabato nziza bakunzi bawe, umunsi w'umunezero. Bangiza akanavuga ngo Uwiteka duhire, amen. Bangiza bakavuga ngo Maranatha, umwami Yesu naze. Iki kiganiro tugikora ku isabato rwose abadivantiste umunsi wa karindwi aho muri hose ndabasuhuje cyane. Shalom shalom, Maranatha, umwami Yesu naze. Ngaho reka dusenge ugango Imana ize kubana natwe. Mana data wa twese, Mana yo kwizerwa ndetse no kwiringirwa, nyigibihe byose turagushimiye. Tugushimiye ko waduhaye amahirwe meza yo kuramuka, ukaturamutsa uyu munsi wa none turi bazima, imbavu ziri kubasha gukora, amaso ari kubasha kubona, turi kubasha kuvuga. Izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Utugiriye icyizere, uduhaye aka kanya keza ko kuba imbere y'ubwoko bwawe tubabwira imirimo yawe, nabwo ntago aka kanya kabonwe na buri wese, ni icyizere utugiriye. Izina ryawe nirihimbazwe. Hanyuma turakwinginze ngo banze twese utwezegeze ubugingo, aho tutagukiranukiye hose utweze. Numara kutweza uri kubane natwe muri aka kanya keza tugiye kuba imbere yawe, ukabanemo natwe, uvugane natwe, ukorane natwe, ubane natwe. Duheje imyuka mibi, duheje gukora kose k'umwanzi, imbaraga zose za Satani tuziburijemo, ahubwo dutumiye mwuka wawe wera kugira ngo atumanukire, anyuma amavuta yawe atumanukire kandi ukomeze uganze ndetse utegeke abantu bose badukurikiye, ubamare intimba kugira ngo badukurikire banezerewe. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, ngaho ururuka ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Mana ishimwe. Koduraho. Yego. Meze neza? Meze neza. Muri Imana uri kugenda cyane. Je ndumva nuzuye ibyishimo pe. Reka nkubwire Imana irakoraga. Nukuri. Ejo
umunsi w'ejo kuwa gatanu yego uzi ko nakiriye abantu 8 bose bari kumbwira ngo ibintu nabahanuriye byarasohoye amavuta haleluya Imana nyaye cyubahiro bangahe twivugira imbaraga z'Imana twayiki abantu 8 rero ntago wowe wabamenya bose batuye kure abantu ntacyo bavugamo nk'abatatu bavuga amazina ariko basuvuge babiri batuye i Kigali yego abandi basigaye nyine bose batuye inaha yego sine byagenze tubabahanuriye oya mbabarira wimbaza byinshi wemenya yuko baje gushimira duhanura rero birasohoka umva uzi ubwa mbere sibyo twatangiye dukorana ibiganiro none rimwe urambwira uti mbese ko abantu bampamagara bakambwira yuko mbonye ko kwa David igona Rike TV kuki nta muntu n'umwe wari wabamagara ngambwira kavuye kwa Concorde ndakubwira rero ngiye nibwo ndi gutangira sibyo ntabwo Korodina wansengera nanjye cano yanjye ikazamuka yego iki kiganiro tugiye gukora kazagira abagira ute abaguhamagara nose icyo gihe nafite abantu bankurikira sinzi niba yabageze no mu 1000 none ubureba hano ndebere ngo ni bangahe sa namuri mwimana pe somera hano 6424 ubu ni wabasigaye bankurikira icyo gihe ntabwo baragera ku 1000 yego kandi n'abantu bajya guhamagara kubwira yuko bavuye kwa Concorde kandi bakanasubizwa cyane Imana ishimwe rero amen ariko mbwira abo bantu 8 tunaba bantu oya mbwira ibyo babahanuriye bigasora n'ukuri dushima Imana yego anyuma usubonda kubwira ngo iki hari umuntu umwe babiri baje bavuye i Kigali noneho ngo hari ahubwo banaje ari wowe bazi yeho hari n'ibiganiro bitutsi wawe haleluya haleluya ngo nabi wawe batangiye gusubiza ni cyawe Mana ariko uzoga ngufata urugendo nze kureba umukozi w'Imana habure n'umuntu n'umwe wavuga ngo ikiganiro cyaramufashije uramusengera arasubizwa niyo mpamvu kumva ndi gutsindagira ugira ngo ubivuge neza pe hanyuma hari umumama wigeze guhamagara ngo w'i Kigali arangije akakubwira ngo akeneye nimero ngo y'umuntu witwa Rufonsine ngo hanyuma wowe muha nimero yanjye yego noneho aramamagara amamagaye ndamubwira ati ndi kuvugana nande na Claudine ati kandi nashakaga nimero ya Rufonsine ndamubwira se ninde wayigwa ati ni Concorde wayimpaye ndanje ndamubwira okay ubwo nyine nimukeneye ya Rufonsine ndambwira nyigushakire nyiguye arambwira ati reka nta mpamvu yo gusengerwa n'abandi ubwo impamvu yakumpaye ni wowe yizeye ahubwo ni wowe nzazo nsengera hanyuma azana n'uwundi muntu baza ari babiri ku cyumweru yego ubwo nejo hari ku cyumweru kimwe cyaye gishize hanyuma baraza uwa mbere ndamuhanurira ariko ntago nje wabivuze ni Imana yabivuze wagira umuhanuzi avuga ubutumwa Imana igize ute imuhaye impamvu tunabita abakozi b'Imana hanyuma uwa mbere ngo yagiraga umuriro waka muri we cyane agahora yumva imyenda zose yazitaho ari hose kumva imyenda zose yazita hanyuma je Imana nyine itibigaragaza ikamubwira iti nduwiteka mvuganye nawe izi ikicoke nkigukuyeho ubushuhe buterwa na daimoni mbukuyeho uhereye none ugiye gusinzira kandi ngo ntiyasinziraga na rimwe hanyuma rero ngagezeyo ubushuhe burahagarara aba muzima indwara irakira haleluya undaraza Imana imubwira ibindi bintu byinshi ibimubwira amubwira ngo ikimenyetso cy'uko ari njyewe mvuganye nawe hari igisonga kigufataga mu rubavu ico gisonga nkikuyeho uhereye none ntago uzongera kucyumva kandi ngo koko byaramubangamiraga byanyabyo agezeyo kirahagarara haleluya ejo bo biviriye i Kigali biviriye i Kigali twanaranye hano mu butayu ukuntu baje no gushima aje gushima nyine twaranya mu butayu ukuntu bavuye i Kigali barambwira bati ibyo waduhanuriye byarasohoye tugarutse kugushimira Imana ikurimo twayitangariye ibaze kugira Imana itubwira ibintu ku cyumweru buce byabaye byarangiye tugarutse ku kindi cyumweru kugushimira wowe bahanuriye ku cyumweru bisohora ku wa mbere yego titire nashyiraho yuko guhanura noneho umva ntibirenze umunsi nuko ariko ndabambeshye abihanura ku cyumweru bigasohora ku wa mbere ahubwo urumva nimba Imana yavuze ngo uhereye none nta ndwara urongera kubona ava mu rugo nta ndwara yumva araryama agasinzira atasinziraga indwara yanze kugenda ubwo urumva nta nubwo byabaye ku wa mbere ahubwo byabaye uwo munsi yego
ahanura uwo munsi bigasohora uwo munsi ntabwo bijya bitinda nk'ibya Yesaya. Hanyuma rero n'ibindi byinshi Imana yabivuze. Hari umugore nawe uwo munsi ku cyumweru, oya ntabwo ari ku cyumweru, we namuhanuye yawe kuwa gatanu. Imana iramubwira ngo ndi Uwiteka mpagaritse gereza. Oya ntabwo yamubwiye ngo yayihagaritse, yaramubwiye ngo umugabo wawe ari kuzengurukwaho na gereza, kandi agiye gushinjwa yuko yafashe akana k'agakobwa ku ngufu kari hagati y'6 n'7 n'8. Yako ni Burundi. Kari kagiye kunyerera kakagwa hasi, igiti kikakijomba kakava amaraso. Noneho umugabo akaza mbere akagatabara, bamugezeho bagahita bavuga yuko aka kana ari ugafashe ku ngufu, bakamufunga burundu n'imfunguzo bakazita inze gupfakara utanashinguye. Haleluya. Hanyuma Imana ikamubwira ngo ndi Uwiteka nkwetse ikimenyetso ko ndi Uwiteka uvuganye nawe. Nyine hari ukuntu wenda umuntu cyane nk'abantu musanzwe munaziranye, iyo umuhanura yavuga ati nukunzi neza. Hanyuma rero Imana uburyo ari umukozi w'umuhanga, Imana yakuye gereza ku mugabo we ifata mukeba we, ubwo umugore wa mukuru w'umugabo we ngo yafashe akana k'imyaka 8 aragakubita, agakubise aragakomeretsa, bahita baje kumufunga. Ubwo urumva gereza umugabo we yari kujyamo ijamo mukeba we. Kandi Imana yamubwiye ngo ndi Uwiteka nishakiye igitambo. Hanyuma undi nawe Imana ikamubwira ngo ndirahiye ndi Uwiteka nkukuriyeho gereza, bari bagiye kugufunga n'umugore bakagufunga burundu. Hanyuma rero ndi Uwiteka mbikuyeho, ariko shizeho gereza y'igihe gitoya, kandi sinawe uzayifungwa. Imana ibimubwira ari ku cyumweru, kuwa gatatu bahita baje gufunga umugabo we, bamuzijije n'ibintu by'amaherere bitanasobanutse. Nuko none ko Imana yavuze ngo hari gereza ihari wari gufungwa burundu, ariko nyikuyeho nishakiye igitambo. Urumva Imana mbese iri gukora ibintu byinshi abandi ntago mbakubwiye. Imana yarakoze pe. Intego y'icano nuvuga ngo dusengera abantu bagira ute babohoke, abari kure n'abari hafi. Uri kuvuga ibyo rero numvise ndi guhatwa n'umwuka, mvugira ngo amen. Ariko numvise ndi guhatwa n'umwuka yuko tugiye kugira ute, hano turi ni kukaraba, tugiye gupfukama mbere ko tujya mu ijambo ry'Imana, dusengera abantu bafite ibibazo bimeze utya. Ngiye kubyibuka, hari ikintu cyagituma abantu bataryama, ikampere ko bafite ingo, urugo rufite amadeni, kuryama biba ikibazo. Tugiye gusengera abantu bafite amadeni kugira ngo Imana igira ute ibishyurire, aho bagiye guteza cyamunara, duhagarike cyamunara mu izina rya Yesu. Aho turi ku ngo, urugo rudafite urubyaro, Imana ishyiremo urubyaro mu izina rya Yesu. Urugo rudafite amahoro, harimo umwiryane, Imana ishyiremo amahoro, babane neza. Turacyari mu rugo, kuba uri mu rugo ufite abana ariko ntacyo kubaho ufite. Abashomeri, abantu bafite ingo b'abashomeri, Imana igira ute ibaha akazi, sibyo? Ubwo si abagabo n'abagore gusa, n'abakobwa badafite akazi n'abasore, Imana ibaha iki akazi. Abakobwa n'abasore badafite ingo, Imana igira ute ibaha ingo. Abakobwa badafite abagabo, Imana ibaha abagabo. Abahungu badafite abafiyansi, Imana ibabahe urugo bashinge ingo. Ntitwakibagirwa igihugu cyacu, Imana ikomeze igiha amahoro, kuko ntabwo twakora nta mutekano. Umutekano urahari, ukomeze usugira ingabo z'igihugu zirindi nkiko zose, ubundi umutekano ukomeze ube neza. Nta mutekano ntabwo twakora iki kiganiro. Ubwo ngiye gupfukama, pfukamiye abo bantu bose. Nawe nk'umuhanuzi urimo amavuta, undambire ikiganza mu izina ry'abo bantu, kandi nizeye yuko iki kiganiro tugikoze tariki ya mbere y'ukwezi kwa 11, dutangira ku kwezi turi mu bisubizo. Amen. Yego, ni gutyo. Mana data wa twese, uri Imana izi kurinda, ushoboye byose nta kikunanira. 2012 umagakiza, hari ijambo rimwe wavuganye nanjye, urambwira ngo ngize muganga uvura amahanga yose. Uravuga ngo umuntu wese uzaza imbere yanjye nkamuramburaho ibiganza, ibibazo byose azaba afite bizahagarara uhereye uwo munsi. Mu izina rya Yesu, uyu ni Claude apfukamye mu izina ry'abagabo bose badafite akazi. Mu izina rya Yesu apfukamye mu izina ry'abagore bose badafite
akazi, apfukamye mu izina ry'abasore badafite akazi, apfukamye mu izina ry'abakobwa badafite akazi. Uyu munsi wa none manura akazi ku bwoko bwawe. Abize bafite akazi, abatarize bagomba kubona akazi. Uwiteka duhamagaye akazi ku bwoko bwawe. Aka kazi nikaboneka ubushomeri burahagarara, aka kazi nikaboneka amadeni arishurwa, aka kazi nikaboneka igisuzuguro kiravaho, aka kazi nikaboneka inshuti nazo ziraboneka. Duhamagaye akazi kumugisha ku bwoko bwawe. Uko wamanuye amadolari akaza ku mukozi wawe Concorde, naba ari kumanura akazi ku bantu bose bagakeneye. Uyu munsi ni itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 2025. Uhereye uyu munsi ubwoko bwawe butangirane no kubona akazi. Urakoze Nyir'ingabo. Uyu mugaragu wawe apfukamye mu cyimbo cy'abagore bose babuze urubyaro, apfukamye mu cyimbo cy'abagabo bose babuze urubyaro. Uhereye none mu mwana nk'uko waremeye umubyeyi witwa Hana akabyara Samweli, naba ari kuremera abantu bose babuze urubyaro. Uko waremeye Aburahamu ndetse na Sara bakabona Isaka, naba ari kuremera aba bantu bose badafite urubyaro. Hari abamaze umwaka umwe, hari abamaze imyaka 5, hari abamaze imyaka 10, hari n'abarengeje 10. Ariko hari umuririmbyi umwe wavuze ngiyo birenze inkombe ngo ntago birengaga ijambo wavuze, ngo ahubwo birasohora. Aravuga ngo hirya y'imisozi ngo ndetse na ruriya ruzi haravuga ngo hari umudugudu mwiza. Ntago cyaba ari igitangaza ku muntu umaze imyaka 30 atabyara, kuwa 31 yabyara. Ijambo ryarambwiye ngo umugabo witwa Nehemiya yubatse inkike z'i Yerusalemu ku munsi wa 52 ngo abari bwo zuzura, izindi minsi zose ziri imbere byarasenyutse. Ntago cyaba ari igitangaza kubona umuntu batangiye kwita kaka yabyaye, ntago ari igitangaza. Duhamagaye urubyaro ku bwoko bwawe. Abantu bose bari mu Rwanda bahereza urubyaro, abantu bari mu mahanga bahereza urubyaro, ababuze urubyaro urutsa abana b'abahungu, urutsa abana b'abakobwa ku bwoko bwawe. Hanyuma uhereye none ibyari byaranze kwemera kuri aba bantu, uhereye none byemere. Urakoze Nyir'ingabo. Mugaragu wawe nanone apfukamye mu izina ry'abantu badafite ubwishu ariko bafite amadeni. Hari abafite amadeni y'ibibina, hari abafite amadeni y'imiryango, hari abafite amadeni ya banke, hari abafite amadeni ya sako. Mu izina rya Yesu duhamagaye ubwishu uhereye none. Uko wisuriye mu Kabadiya abana be bari bagiye kubagira imbata ku munota wa nyuma, ukuzuza impereza amavuta, ukuzuza ibintu yatiye amavuta, aya mavuta akava mu bwishu. Naba ari kugera ku bantu bawe bafite cyamunara uzimanure wishure. Abantu bose babuze ubwishu, Mana Nyir'ingabo, amadeni yariyo yose barimo uzuyishure kuko uri Uwiteka. Nanone umugaragu wawe apfukamye mu izina ry'abasore n'abakobwa batari bashaka kandi izo myaka zo gushaka bazifite. Turasenze uhereye none. Ijambo ryarambwiye ngo nta kigore kizabura ikigabo, ngo nta n'ikigabo kizabura ikigore. Uravuga ngo buri nkweto yose igomba kubona iyayo. Hari ijambo rimwe nasomye rirambwira ngo Uwiteka umugabo witwaga Adamu ngo waramwitegereje ari mu ngobyi ya Edeni, ibintu byose abifite, amahoro ayafite, ibyo kurya bihari, ngo ari kubona hari ikintu kimwe abura. Ngo uramubwira ngo ntago ari byiza kaba wenyine, ngo uyamucunga asinziriye, ngo ufata urubavu rwe, ngo ufata n'akagufwa ke, ngo ubihinduramo Eva. Ngo bukeye mu gitondo asanga hari umugore umuryamye iruhande, ngo arangije amubwira ngo waturutse. Ngo Imana ikamubwira ngo nitegereje mbona ibiryo bihari, nitegereje mbona imyenda zirahari, nitegereje mbona inshuti zirahari, ariko ndebye ku ruhande mbona atari byiza kuba wenyine. Niyo mpamvu nakuremeye uyu mugore mu izina rya Yesu. Abagabo badukurikiye isaha ubaha abagore kubera kuri data. Ijambo ryambwiye ngo Yosuwa ubwo yimikwaga ku ngoma, ngo waramubwiye ngo nafata imiryango abantu 12 basobanuye imiryango 12 ya Isirayeli, ngo kandi bano bantu ufata 2 bivuga ngo bari abagore 6 n'abagabo 6.
kuva na kera hose ibi bintu byarakoraga. Uwiteka turasenza kugira ngo inkuge y'inshiga waravuze ngo inyamaswa hajyemo bibiri bivuga ngo ikigore n'ikigabo, hajyemo abantu babiri bivuga ngo umugore n'umugabo. Mu izina rya Yesu duhamagariye abasore bataye bashaka abagore. Mu izina rya Yesu, ufite abakobwa bari muri Amerika bakeneye gushaka, ufite abakobwa bari muri Sudani bakeneye gushaka, ufite abakobwa bari mu Bubiligi bakeneye gushaka, ufite abakobwa bari muri Australia bakeneye gushaka, ufite abakobwa bari muri Mozambique bakeneye gushaka, hari abari muri Kenya bakeneye gushaka, hari abakobwa bari mu Buganda bakeneye abagabo, hari abakobwa bari muri Kongo bakeneye abagabo, hari abakobwa bari muri Afurika y'Epfo bakeneye abagabo. Uhereye none turasenze ngo abasore bose badafite abagore ndetse n'abagabo bakeneye abagore ariko batabafite, turasenze ngo bano bakobwa ugenda ubafate. Nta kintu na kimwe utabasha, ntago byaba ari igitangaza gufata umusore w'umunyarwanda ukamuhuzanya n'umukobwa wo muri Amerika. Twari dusenze kugira ngo ubahuze. Hanyuma hari n'abakobwa bakeneye abagabo ariko bababuze. Ari abasore benshi uko ibihugu twabivuze birimo abakobwa ni niko birimo abasore. Twari dusenze ngo buri gikweto cyose ugihuza n'icyacu. Uwiteka ubikoreye kwiyubahisha kwawe. Uyu munsi ni itariki ya mbere, umuntu utari ufite umusheri abone nimero imuhamagara imusaba urukundo. Umuntu we uyu munsi araramubonye kuko ari itariki ya mbere. Itariki buri wese ayitangirane ibyishimo. Urakoze nyingabo Imana. Uwiteka dusengera abantu bose barwaye. Ijambo ryarambwiye ngo ingingo zose ziruzuzanyaga, ngo iyo rumwe rwangiritse ngo n'izindi zose zibaga zangiritse. Umuntu arwaye ntago yaje mu mwuka, umuntu arwaye ntacyo amafaranga yamumarira. Dusengeye abarwaye bose, abarwaye kanseri bakize, abarwaye umutima bakize, abarwaye umuvuduko bakize, abarwaye mu mara bakize, abarwaye ibihaha bakize mu izina rya Yesu, abarwaye diabete bakize, abanduye virusi itera sida wese bakize. Twari dusenze ngo buri wese n'indwara arwaye uhereye none umukize, kubera kuri data wa twese mwiza. Urakoze nyengabo Imana. Dusengeye abantu bose badafite amazu bari gukodesha n'abandi batizwa. Turasenze ngo uhereye none wubake amazu ahwanye n'abayakeneye. Uyu munsi wa none bose bashigaye agahinda kubera kuri data. Dusengeye iki gihugu cyose cy'u Rwanda. Uri Imana ituzi, uri Imana yakiremye, mu byo washizeho nacyo kirimo. Twari dusenze ngo umanure mwuka wawe wera, uyu mwuka umuzengurukisha igihugu cyose cy'u Rwanda. Uwiteka twari dusenze ngo umanure amahoro yose yazengurukisha iki gihugu cy'u Rwanda. Iki gihugu nicyuzuye amahoro n'abantu bagituyemo nta myiryane bazagirana. Iki gihugu umwuka wera namanuka, abayobozi bazashira hamwe bumvikane. Twari dusenze ngo iki gihugu kibungabunge kugira ngo ibi bikorwa tuba dukora bibashe kugera kuri buri wese. Urakoze nyingabo Imana, kuri Imana ijya yumva gusenga. Uwiteka dusengeye ababyeyi batwite kugira ngo ubahimigwe myiza kandi bazanabyare neza. Dusengeye abanyeshuri bari ku mashuri nabo Uwiteka ubaha ubwenge, bose bazatane diplome nzima kubera kuri data. Uwiteka dusengeye abantu bose bafite ibizamini muri iyi minsi, yaba ibya perime, yaba iby'akazi, yaba ibya provisoire. Dusengeye abantu bose bafite ibizamini runaka ntavugiye ahangaha, bose ubahe gutsinda kugira ngo ineza yawe n'urukundo rwawe byamamara. Uwiteka urakoze. Ingo ziri gusenyuka turasenze ngo wongere uzubake mu izina rya Yesu. Nagasomye ngo nuko nta kibasha gufatanura icyo wifatanirije. Uwiteka ingo zisenyutse zose uzubake kubera kuri data wa twese. Dusengeye abantu bose bari mu nzu z'imbohe, wabohoye Paulo na Sila umunsi bari mu nzu z'imbohe, babuze kivugira, babuze kirengera, ngo ariko umunsi umwe urababohora. Ngo Petero ari mu nzu y'imbohe kwa Herode, ngo umunsi Herode yari kumusora ngo amwice. Ijambo ryarambwiye ngo abanyetoro bagize umwete wo kumusengera no kumusabira ku Mana, ngo nuko basenze marayika aramanuka amukura mu nzu y'imbohe. Kubera ko uyu munsi dusenze abafunzwe bose bafungure Mana. Urakoze
urakoze kuri data wa twese mwiza, kandi urakoze kujya wumva gusenga. N'uyu munsi twizeye kutwumvise, ibyo wakoze nibyo bikomeye kuruta ibyo usigaje gukora. Ngusenze nkuzi nk'Imana y'inyembaraga, nkuzi nk'Imana y'inyebumaboko, nkuzi nk'Imana isubiza. Ibyo wankoreye ni byinshi, uko wagiye untabara bari kutabara ubwoko bwawe bunkurikiranye Isaya. None urakoze kuri Imana yumva gusenga. Ngaho ubuntu bwawe n'urukundo rwawe nibikomeze bituganze, kandi akanya karangiye turakagushimiye, agasigaye turakaguragije. Ngwino ukomeze ukore nk'Imana muri byose mu izina rya Yesu, amen. Abakristo twe tugenda nibanga, ibigeragezo ntibidutungura, Imana yacu ibanza yabitubwira. Cyagihe tuba dupfukamye ku karago, itimwe bwe mwihangane babaseke, igihe cyo gutabarwa bazatangara. Gusa mwebwe nimukomere kwibanga, ndi kumwe namwe sinzabatererana. Gusa mwebwe nimukomere kwibanga, ndi kumwe namwe sinzabatererana. Kakarimba uzi ko arakanye eko sawa. Kariho umwanya w'ijambo ry'Imana mu minota. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Byakozwe n'Intumwa, ni umurongo umwe gusa. Ngume hano se? Yego twegomanire. Eka mbe ngiye. Okay, tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Byakozwe n'Intumwa, ni ibice 28. Turasoma umurongo wa 6 gusa. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Byakozwe n'Intumwa 28 umurongo wa 6. Aravuze ngo babandi, ngo iki konkoro, babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, bo babona ntacyo baye, barahinduka bati ni Imana. Mwakige neza amagambo y'Imana. Imana ishimwe cyane. Iki ni igihe umugabo witwa Paulo ngo yari amaze kurumwa n'inshira. Inshiga ziba nyinshi, hari inshiga z'amagambo, hari inshiga z'amadeni, hari inshiga zo kuteza, hari inshiga zo kudashaka, ukaba uri mwiza ariko inshira yarakurumye, nuje kukuvugisha ku wa mbere ku wa kane karara gusezeyeho. Ni inshira. Haleluya. Ariko Bibiliya irambwiye ngo umugabo amaze kurumwa n'inshira, ngo bene igihugu yaragezemo ngo batangira kuvuga ngo ni umwicanyi, ngo batangira no kuvuga bati ni umurimbuzi. Ni gute Imana ishobora kumurumisha inshiga mu bantu bose bangana gutya? Ngo n'abahagurukanye nawe mu gihugu cy'iwabo, ngo nabo bahita batangira bagavuga bati uyu mugabo nubwo Imana yamukishije ku nyanja idacu rwa kibera, inzara yo muri Covid yarayikiza, ariko ije none ntago izemera kumusiga. Ngo batangira kuvuga. Hari igihe inshiga zikuruma abantu bakavuga, abandi bakabona ibyiza atari wowe bikwiriye, abandi bakavuga bati byararangiye, bakavuga bati dushingiye ku kuntu inshiga yamurumye, dushingiye ku bukana ifite, ntago araramuka, ntago arabaho. Ngo baravuga, ngo batangira no gutegereza, ngo baravuga bati buriya arapfa akindutse, abandi baravuga bataramanza byimba ibirenge, abandi baravuga bataramanza asabirize. Ngo buri wese avuga ibye. Haleluya, amen. ngo ariko bakibitegereje, bagize ute we? Bakibitegereje. Ubu hari abantu bategereje yuko Korodina utazashaka cyane. Ubu hari abantu bamaze gutegereza bakavuga ati Korodina byanga byakunda ntashobora kwimuka mu mudugudu wa Rebero ngo ajye no gutura mu mujyi wa Musanze. Hari abantu babizi, hari abantu bategereje ko amadeni ibyawe bazaza kubiteza cyamunara, hari abantu bategereje yuko abana bawe bataziga ngo barangize, hari abantu bategereje yuko umugabo agiye kuguta, hari abantu bategereje yuko nta gaciro uzagira, hari abantu bategereje yuko umuryango uzagutenga, hari abantu bategereje yuko uzahomba, bakavuga bati nubwo ari gucuruza ariko ni iby'igihe gitoya. Ariko uyu munsi ijambo riratubwiye mu Byakozwe n'Intumwa 28:6 ngo babandi barimo bamusengana, babandi barimo bamucuruza, babandi barimo bamuziranye, babandi barimo bamwiganye, babandi barimo bamuziranye, ngo babandi bategereza yuko ari bubyimbe, ngo cyanga agapfa kindutse. Ngo ariko bakibitegereje, bamaze umwanya munini bategereje, ngo babona nta kintu abaye, ngo barahinduka bati iyi ni Imana. Tugiye gusenga, Imana ikora ikintu kimwe gituma bahindura amagambo. Haleluya, amen, haleluya, amen.
ikore kimwe gituma bahindura amagambo. Umugabo witwa Nebukadinezari yaravuze ati Saduraka na Meshake na Abedenego ubwo bagezemo umuriro w'itanura bagiye gusa, bagiye kubimiyonga, bagiye kurimbuka. Ngakibitegereje ngaravuga ati reka ndunguruke mu muriro, buriya bamaze gupfa. Ngarebye masanga ni bazima, ngahubwo harimo n'uwa kane ari we Mwana w'Imana. Ahindura amagambo, aravuga ngo iki gishushanyo nibarije nta kintu na kimwe kimaze, ahubwo nicyo kuntera stress gusa. Umuntu wese utuye muri iki gihugu cy'i Babuloni agomba gusenga Imana ya Sadurake na Meshake na Abedenego. Ahinduye iki? Amagambo. Umwami w'igihugu runaka navuze ngajugunya Daniyeli mu rwobo rw'intare, yizeye neza ko arasanga Daniyeli yapfuye, intare zamugira imbabazi zikamwereka amagufwa. Ngo bukeye mu gitondo abyukira ku rwobo rw'intare, ngarihamagara aravuga ngo Daniyeli mugaragu w'Imana. Ngo Daniyeli arita baravuga ngo karame mwami, Imana nsenga, Imana nkorera, Imana niringi yakoze kimwe gituma uhindura amagambo nk'umwami, ukemera ko Imana nsenga ikomeye yabashije kundinda iminwa z'intare, ubu ndacyahari ndi muzima. Ngo uyu mwami ahindura amagambo, aravuga ati Daniyeli mumureke yisengere, Imana igakora. Ahinduye iki? Amagambo. Ngiye kubabwira uburyo abantu bahindura amagambo dusenge. Haleluya, amen. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo umugabo witwa Hamani ngo yandika urwandiko agera n'ubwo ashinga igiti kivuga ngo Morodekayi arapfa, ariko ngo umunsi yari kumumanikaho, isaha yari kumumanikaho, ngo Imana iteza umwami kubura amahoro. Ngo yibuka ko Morodekayi ari we wamuburiye bagiye kumuroga, aravuga ati ni iki kintu twakoreye umwami. Ngo Hamani ahita avuga ati muzane imyambaro y'umwami, muzane ifarashi, muzane ibintu byose by'umwami, hanyuma uyu muntu tumutambagize umwami akunze kubaka. Ijambo ry'Imana Esiteri 6:10 ryarambwiye ngo nuko umwami ahita abwira Hamani ngo Hama ihute, ibyo uvuze byose hatabuzemo na kimwe ubigenzereza usyo Morodekayi umuyuda wicaye ku irembo ry'ibwami. Ngo ntabwo Hamani yabikoze gutyo gusa adahinduye amagambo ze, aho yaciye ari kuvuga ati Morodekayi aragapfa, aho yaciye ari kuvuga ati muze kumfasha kumumanika, aho yaciye ari kuvuga ati Morodekayi azapfa ku itariki, ngo yahaciye ari kuvuga ngo murebe uku niko bazajya baragenzereza umuntu wese umwami akunze kubaha. Tugiye gusenga. Imana ikukorere kimwe gituma abantu bahindura amagambo. Imana igukorere kimwe gituma abantu bahindura amagambo. Imana yigeze imbwira ngo ndirahiye ndi Uwiteka ngiye kwemeza mama wawe ko ndi Imana usenga. Mukuru wanjye aza kubyarira mu rugo avuye mu Buganda, ageze mu rugo kubyara biranga, ndagira ntera. Haleluya, amen. Nja gusenga ari kuwa gatatu, ari kuwa kangahe? Imana irambwira ati mwana wanjye genda umbwirire mukuru wawe ngo ndi Imana ivuganye nawe ngo azabyara kuwa gatanu. Kuwa gatanu ibimbwira ari kuwa gatatu, ndaza ndamubwira ati Jacques we ati Imana yambwiye ngo uzabyara kuwa gatanu. Araseka arambwira ati ariko uri n'umusazi. Na mama arambwira ati ariko siyo Mana koko niyo iravugaga azi ko wasaze ko baga bari kukubesha, ni gute azabyara kuwa gatanu? Ndamubwira ati ngiye Imana yambwiye ngo azabyara kuwa gatanu. Kuwa gatanu mu gitondo mbyuka ndamubwira ati mbese wajya kwa muganga, Imana yavuze ngo uzabyara uyu munsi kuwa gatanu. Umugore wabizima yambwira ati ariko uzi kuri n'ikimara, ndagenda sindi itari kundya, ndamubwira ati uzabyara uyu munsi. Saa sita ndamubwira ati wagenda kwa muganga, aranga. Nimugoroba ndamubwira ati wagenda kwa muganga, aranga. Ndamubwira ati kandi uri kwanga kugenda kunezura, buri kuturusha tugende nijoro. Aravuga ati ariko sindagenda nta n'ikibazo mfite. Arangije kuwa gatanu saa 2 za nijoro zuzuye, siko arangaye. Saa 2 za nijoro zuzuye yari amaze kubyarira mu rugo, kubera ko Imana yavuze ngo azabyara kuwa gatanu. Imana ntago igibesha. Uwo munsi baremera bavuga ati nuko urasengaga. Umva n'ubu ngubu aranyamamazaga akavuga ati nukuri ko Imana yasengaga yarambwiye nzabyara kuwa gatanu, koko biraba. Rero Imana nawe igukorere kimwe gituma muri kayitsi utuyemo bahindura amagambo. Igukorere kimwe gituma mu muryango uvukamo bahindura amagambo. Ikore kimwe gituma abaturanyi bawe bahindura amagambo. Ikore kimwe gituma abo mwiganye bahindura amagambo. Ikore kimwe gituma urusengero usengamo ruhindura amagambo. Imana igukorere kimwe gituma abantu bahindura amagambo. Uri Imana ituze.
uzi n'amazina yacu. Umuririmbyi yavuze ngo kandi utwitayeho, aravuga ngo nta n'ubwo uzadutererana mu byago ndetse no mu makuba. Iyi saa turagushimiye yuko wiyemeje gukora kimwe abari badutegerejeho bibi, abari bategereje ko tugiye kubyimbirwa tugapfa dukinutse, ngo bagahindura amagambo bakavuga ngo uri Imana. Hari benshi bagiye bahindurira amagambo, nanjye nkeneye ku bwoko bunkurikiranye uyu munsi wa none ukora kimwe gituma bahindura amagambo bakavuga ngo uri Imana ishoboye byose. Ejo kuwa gatanu tariki 31 nabonye abantu baza kumbwira ngo waravuze urangije ugasohoza. N'uyu munsi ku itariki ya mbere ugire abantu ukorera ibitangaza ryose. Amen. Nimero y'umuhanuzi Niyigena Claudine ni 0786 15 18 30.